yacu yose wimenye umukecuru wacu wemenye ko abaho mu buryo butandukanye kugeza muri iyi myaka yose irenga 100 warakoze Mana yacu izina ryawe rihabwe icyubahiro turagushimira ko asize urubyaro rwe turagushimira ko wamugiriye neza turagushimira ko tumuherekeje nk'abana kuri muri uyu masaha rihabwe icyubahiro natwe rero duhe gutekereza ku iherezo ryacu ese amaherezo yacu azaba ayahe duhe kwikiranura n'icyaha icyo ari cyo cyose kugira n'ubwo kuzaduhenika amashyi umuhango tugiye kujyamo kumuherekeza bwa nyuma ubane natwe Mana yacu tugiye gufata urugendo muri ibyo utuyobore kandi tugeze amahoro byose bibe neza ku bushake bwa Mwami mwiza kuko tubyamuje mu izina rya Yesu amen. Reka dusabe ababyeyi bari imbere basezera dusohoka kugira ngo twite twinjira mu modokari n'abandi baza kugira ngo amasaha ahageze twihutira kugira ngo gahunda zose zigende neza kuko igihe iyo gipfuye gato ibintu biba birangiye. Rero turabasaba kugira ngo murebe hano muhita mukomeza ababyeyi kugira ngo wacu banigira neza reka tugushime cyane kuko warenze ubugingo bwacu twebwe tukaba tugihumeka uhabwe icyubahiro amen. Nanone reka tugushimire uburyo utwemereye ko twinjira muri uyu muhango wo guherekeza umukecuru mushiki wacu kandi tukaba twaje turi imbaga nyamwinshi imiryango yahuriye aha ngaha twese uduha umugisha kandi nanone Mwami wacu twishyize mu biganza byawe ukomeze utwiyoborere
kandi tugera ku iherezo ry'iyi gahunda turongera dushima izina ryawe. Nuko ukomeze uhumurize rero imitima y'abababaye, uko rero uhumuriza. Ni ukuri tuyicishe bugufi kugira ngo twese dukomeze kugengwa nawe, tubisabye mu izina rya Yesu. Byari isezerano yuko umuntu nacumura n'urupfu ruzaza. Rero iyo dusomye igitabo cy'Itangiriro mu gice cya 2 hatubwira neza ko Imana ikimara kurema Adamu na Eva yarababwiye ngo mbashyize muri iyi ngobyi, kandi ibiti birimo mwemererwa kubirya uretse igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Irababwira ngo kandi nibaramuka bakiriyeho no gupfa bazapfa. Rero iryo sezerano bari barizi neza, ariko umuntu Satani yaramuhagurukiye, kuko Satani atwanga urunuka, maze kuko yaramaze kwirukanwa amaze gucirwa mu ijuru, ntabwo yishimiye inyoko muntu, ntabwo yishimiye ikiremwa Imana yari imaze kurema. Nicyo cyatumye imugendaho kugeza no muri Edeni, maze uyu muntu wa mbere maze aramucumuza. Amaze kumucumuza icyaha kiba kinjiye gityo, maze no gupfa batangira gupfa. Igihe Adamu rero yaramaze kubyara abana be 2, umwana w'ubuheta yaje gupfa kandi yishwe na mukuru we. Icyo cyari ingaruka z'icyaha bari bamaze gukora. Rero ni amahirwe cyane ahangaha kubona twebwe twaherekeje uyu mukecuru, naho Adamu na Eva bakimara gupfusha umwana wabo nta muntu wigeze abahumuriza ngo babwire ngo mukomere. Ariko ahangaha imiryango yose yateranye iza kubabwira ngo mwihangane kandi mukomere. Namwe rero ibyo byagombye gutuma mugira ibyiringiro, mukumva ko hari Imana hirya y'ubu buzima. Nubwo twapfushije, ariko hari umuzuko nyuma y'uru rupfu. Reka turebe amagambo yaboneka muri Zaburi. Ndashaka kuvuga ku by'uru rupfu, ariko uru rupfu mubona nta muntu rutinya. Nta muntu rutinya, ntawe rutubahuka. Waba ukomeye rwagutwara iyo rwaje rwakujyana iyo rubishatse, waba woroheje rwagutwara. Ntirutinya abasaza, ntirutinya ndetse abakecuru, ntabwo rutinya n'abana batoya b'impinja. Ni ukuvuga ngo uru rupfu rero rugera ku muntu wese. Rero uko twakora kose, ariko twizere neza ko nyuma y'ubu buzima tuzongera tukabaho by'iteka ryose. Reka dusome nanone amagambo aboneka mu mubwiriza igice cya 3 hari amagambo avuga ngo hari igihe cyo kuvuka, hakabaho n'igihe cyo kugenza gute, cyo gupfa. Uyu mukecuru rero yaravutse, abantu barishima, arashyingirwa, abantu baranezererwa, ariko aranapfuye. Nabyo ni umunsi mukuru. Bona nubwo abantu barira, ariko hahirwa ngo abapfa bapfiriye muki umwami. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Babyarana abana 19, abuzukuru afite 68, abuzukuruza ni 133, ubuvivi ni 34, bose hamwe bakaba 247. Urumva mu by'ukuri uyu mukecuru asize amaboko kuri iyi si, arisaziye. Rero igihe cyari kigeze ko mu by'ukuri duhagarara kuri iyi mva ye, tumuherekeje nk'umukecuru watubereye intangarugero. Impanuro ze tuzakomeza kuzikurikiza. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Murakoze. Tumaze kumva ijambo amateka y'umubyeyi wacu, nanone tugiye gukurikizaho ubuhamya. Nabyo yumva Musaza Kamanzi nawe yatubwira ubuhamya bw'umubyeyi wacu.
hamya by'umubyeyi wanje sinkwiriye no kuba n'uwa gatanu ariko mu bintu biriho ntanga ko ubuhamya bwo ngiye gutanga bwa mbere nasanze menye ubwenge atafite abagore babiri ariko mama akaba umugore muto umugore mukuru yarinze gusaza batari bavugana nabi na mama mu baturage yaraturanye nabo hamya neza nta bubina muziho wigeze kugira n'ikimenyimenyi natangaho yabaye mu nkambi ya Byumba yabanye n'ababyeyi benshi hano higa ari abana ari abakecuru bagenzi bari abasaza nizeye neza ku giti cyanjye kuko yavuye ya ntabo yahemukiye ageze muri nkambi ayigeze mashasha nezerewe uyu muryango wose uje kumushyingura kandi muwa Imana imuri y'ubukerugezi murakoze urumva bari busezere babwira ko hari undi mubyeyi nawe umusaza uri hano nawe yari afite ubuhamya ntabwo twamwima ijambo uragira ngo ugire hino ugire icyo ubwira umuryango murakoze yarena reka nanjye mvuge gatoya kuri mukecuru twamwitaga Karamira twabanye nawe muri nkambi ya Byumba agishoboye yaranzwe no gukunda Imana ntabwo ari ugushashereza ngo nuko wenda yapfuye yakoreye Imana mu buryo bukomeye yagezaga saa 12 zo ku isabato yageze mu rusengero agishoboye mukecuru kugeza igihe ananiriwe ariko akajya ahamagara ubuyobozi akababwira ngo mfite icya 10 n'amaturo muzaza kubitwara njye singishoboye kuza mukecuru nakoraga hafi ye tukajyayo noneho nyuma y'imyaka 3 ishize tukiriyo haza kwaduka icyorezo cya giripe gikomeye itorero twari dufite abakecuru bagira muri 4 bashaje bakundaga Imana batagishobora kuza mu rusengero turamo kandi bari abakecuru iki cyorezo cyateye kibagezeho sinzi ko bosigara itorero ripanga kujya kubasura bishaka amakorari ubwo nukundi byabigenje nyine kugira ngo tubasure tujyayo turabasura bari bagifite ubwenge bwo gushima no kumva barashima rwose ariko mukecuru nukuri nuko hagati y'Imana n'umuntu ntago ari ahacu ubwo namuri kubyumva ntawe uca amateka nta nutanga ijuru ariko mukecuru aranzwe no gukunda Imana cyane yarayikoreye ku buryo bikomeye yajyaga mfasha cyane namara kumusuhuza nakunda kumusura yarangiza akamfata mu ntoki akambwira ijambo rikomeye ngo uzagume ku Mana nukuri ngataha nezerewe cyane ubwo rero ngiyo twimukiye hano bamushyira muri village ya 3 twe turi mu ya 5 nkajya musanga yari yashyizeho rwose kuvuga ngo banshakaho ndi nge njya kumusura ngiye kugira umugisha bamumanura mu ya 5 baramunyegereza nanjye ariho narindi rwose tukazaga dukora igihe cyo kumutaramira tukamusura akanezerwa uretse buno kuko ubwenge bwamaze kugenda atakimenya umuntu ariko mukecuru yakoreye Imana ku buryo buhagije bwose si ugushashariza nuko yapfuye rwose mu byumve yuko yari intumwa y'Imana ubwo rero ko Imana yabanye nayo ubwo nayo hagati ye nayo nibizi nawe nkuko yasinziriye nge ntacyo navuga kindi nibwo bahamya n'abahaga murakoze amarira ni menshi reba imiborogo duhora twibaza Mana ni kuki wabyemeye iyo nibutse iryo joro ijoro ry'imiborogo
bacu batuvamo bintera kwibaza iri kuki nyagasani wemeye ko tubabazwa bene aka kageni ni kuki wabyemeye mana nyagasani iby'akababaro nk'ibi ni kuki wabyemeye amarira ni menshi reba imiborogo duhora twibaza mana ni kuki wabyemeye mu rusaku rw'impanuka urupfu rwatugendereye mana wemeye ko gatari asezera kw'isi ndugu amosi manzi umuhungu witondaga turabibuka twese ntituzabibagirwa mana kuki wabyemeye mana nyagasani iby'akababaro nk'ibi ni kuki wabyemeye amarira ni menshi reba imiborogo duhora twibaza mana ni kuki wabyemeye turababaye mana kandi nawe urabizi ariko muri byose shimwa kubw'aya mirimo myiza iyo wemeye ko abo bagaragu bawe bakora muri iyo minsi mikeya bamaze ku isi turayibuka imirimo yanyu myiza itagereranywa mwakoze mukiriho turabibuka ukuntu twabanye neza igihe mwahoze iwacu ntituzabibagirwa turayibuka imirimo yanyu myiza itagereranywa mwakoze mukiriho turabibuka ukuntu twabanye neza igihe mwahoze iwacu ntituzabibagirwa ubu mpagaze hano rero ari mu mwanya w'ijambo ry'umuryango na Ngarambe utabashije kugera aha ngaha hari impamvu zitari nkeya zabiteye kure ni kure ariko ubwo namubwiye ngo nzaze yarantumye ngo nzamushimire abantu bose umuryango wose wigomwe ugakora iki gikorwa abantu bakigomwa imirimo yabo bakigomwa byinshi bakaza kudufata mu mugongo guherekeza uyu mukecuru
ikindi kandi ni ugushimira uyu murumuna wanjye Nyirabisabo. Ndamushima ko ari intwari, yakoze ibikomeye. Jya numva abasore bari kuririmba ngo umugabo nusoza ubutumwa bw'abamutumye, natwe yatubereye aho tutari duhagaze. Inzu ya mukecuru arinze kugera aha ngaha tumugejeje ntawe urinubwa kuyigeramo, iryo shimwe ndarimushimiye. Kandi mu bikorwa byose nshimiye na Ngarambe nawe, mama ntabwo apfanye inzara, kandi natwe ntabwo twagutereranye mwana wa mama. Ibyo wakoze byose wabereye abana bacu urugero rwiza. Ndasaba ngo aba bana bacu batoya nabo bazakurebereho iyi ntambwe wakoze. Uwiteka kurinda guha umugisha, kandi ntukagire ubwoba ngo mama yashaje ngo ururimi rwazamukaga hejuru rugira icyo rukoma ngo rucikiye hano. Ahubwo ujye mbere kandi wibuke isezerano mama yatubwiye, tuzarikomeza. Imana y'amahoro, umuremyi waremye ijuru n'isi, uri Imana uhabwa icyubahiro. Turagushimye kuko ari wowe baduteranirije kuri uyu musozi. Turagushimye kuko igikorwa kirangiye. Turagushimye kuko uri Imana yahozeho kandi ikabizahoraho. Tera ibyiringiro uri aha wese, kandi ufate mu mugongo abababaye, ubahumurize kandi utusohoze iyo tujya amahoro. Amen. Nakwinginze muri aka kanya arakomeza kubana natwe, amagambo tugiye kuvugira aha ngaha arakomeza kutuyobora, kandi tugushimiye urugendo wakomeje kutunyuzamo rutandukanye twari turimo kuba turinze. Imitima yacu uduhumurize, twatse mu izina rya Yesu. mwitabira iki gikorwa mwakoze, n'ubundi abashimira mu izina ry'Imana, kandi uko mwabikoze mutya mwitabiriye iki gikorwa, ntawavuga ngo ntibikabe, ntabwo turi Imana, ariko uko turi twese ni ngombwa kuzaca iyo nzira. Mukecuru ko mwamukundaga nawe uko yabakundaga,
Imana imwakire. Rero no kubashimira bindi ntabwo ntibatindire. Ubu uyu munsi wa none ubu ikiriyo kirangiriye aha. Kirangiriye aha, hari abigomwe imirimo yabo, hari abanyagisenyi, hari abanyaruhengeri, hari abanyakigali, hari abaturutse mu ntara zose. Mwakoze ndabashimiye. Muze hano muri iki gihe cyacu dukora ni guca inshuro. Abenshi ni abanyakazi ba leta kugira ngo reka turirirwa ngo ejo ngo bazaba ngo ejo bundi ngo barakeye. Oya, icyakora ikindi ntakuyeho ni ukuvuga ngo uzihangana akaba ashoboye azaze gusura. Ariko ubundi munsi wa none bahaye umwanya aruza guhinga, aruza kubagara, aruza kugira. Mwakoze kandi ndabashimiye. Imana ibahere mu izina rya Yesu. Ibyo bikorwa